Uyu munsi tugiye kuvuga ku bintu bitatu bikwereka icyo Imana igushakaho ku munsi wa none, cyangwa se uko Imana ishaka kumera muri ibi bihe turimo. Ndagira ngo ngwibutse ko iri ari rya jambo rigaruka gake cyane mu buzima. Uzi impamvu? Ni uko haba mu ijuru no ku isi ijambo ryayo ari ryo rikuru. Ntirigucike rero, tega amatwi. Reka dutangire n'ikintu cya mbere Uwiteka agushakaho. Uwiteka ashaka ko umukiranukira kandi ugaha agaciro imbabazi zatanga umunsi ku wundi. Ugahora wibaza ikibazo kigira giti: ese ndejejwe? Ese Imana iramutse igarutse ubu ngubu yantwara mu bayo cyangwa najya muri Gehinomu? Kubera ko Yeremiya umurongo wa 19 ibice 19 umurongo wa 21 havuga ngo: kuko nzi ibyo nibwira nzawagirira, ni ibyiza si ibibi, kugira ngo mbagire amaherezo meza y'ibyo mwiringira. Turi kujyana neza. Twagiye no ku kintu cya kabiri Imana igushakaho. Nizere ko icya mbere cyumvise. Imana ishaka ko mu byo ukora ndetse no mu ntekerezo zawe uyibanza imbere. Ibyo ukunda ukabikundana n'Imana n'umutima wawe wose. Kubera ko Matayo 22 umurongo wa 37 havuga ngo: uzakunda Uwiteka Imana yawe n'umutima wawe wose, n'ubugingo bwawe bwose, n'ubwenge bwawe bwose. Iki ni icya kabiri turi kuvugaho. Ndagira ngo mwibutse ko ibi ngibi ari bya bintu wakurikiza usibye no kubyiyumvamo ukaba uri umukristo koko wejejwe. Twavuga ku cya kabiri. Niba rero utarakanda subscribe, ndagusaba kugira ngo uyikande kugira ngo ujye ubona ijambo ryiza ry'Imana nk'iri ngiri. Twagiye ku cya gatatu. Imana ishaka ko ubona uhorana akanyamuneza, wizinga umunya. Imana ishaka ko byibuze wazajya uhora umutima wawe wumva ufite akamwenyu, umutima wawe unezerewe. Ndabizi neza ko uhita utekereza ngo ibibazo bibaho nibyo bishobora gutuma warakara cyangwa se bigatuma utishima, ariko byibuze gerageza ukontorore umutima wawe. Igihe cyose wowe n'ikibazo cyangwa ufite ikindi kintu kikubangamiye cyangwa kikubabaje, ugerageze byibuze uhorana akanyamuneza. Iki ni icya gatatu turi kuvugaho. Kandi nyuma y'ibyo gusenga bigahora imbere ubudahwema, ubutitsa. Hari abantu muri iyi minsi bagiye ko Imana ibaho, bakibuka Imana ari uko wageze mu kibazo gusa. Ibi ngibi ntabwo ari byo, ndagira ngo bikosore. Byibuze ugerageze kuganiriza Imana. Turi kugendana, nizere neza kuri murumvira ijambo. Niba iri jambo ryagucitse, harimo ikibazo gikomeye cyane. Twikomereze. Kandi kirenze kuri ibyo, jya usenga muri byose, yaba mu bibi cyangwa se mu byiza. Aya magambo urimo urayumva, aya ni amagambo atatu agomba kukubaka byibuze ukaba wakitwa umukristo nyawe. Rero jya wibuka gushima muri byose, yaba bibi cyangwa ibyiza. Iki ngiki ni icyanyuma twavugagaho. Urugero, uhuye n'ikibazo, ukeneye amafaranga ng'iki, urahangayitse, nta nubwo wibuka byibuze ko n'Imana ibaho. Ese ubundi icyo kintu uzakigukemura atari Imana yonyine? Imana yonyine niyo ifite ubushobozi bwo gukemura icyo kintu. Ndagira ngo byibuze usetinge mu mutwe wawe ko ibisubizo byawe byose biri mu ijuru. Ibisubizo byawe byose bituruka ku Mana. Niba uhuye n'ikibazo cy'amafaranga ugahangayika, ntiwibuke gusenga Imana ngo uyisabe. Ese wibwira ko hari abadafite ibibazo birenze amafaranga? Uyu munsi hari umuntu urimo uracika akaguru, hari umuntu wabuze akaboko, cyangwa se urimo urabura ubuzima bureba. None we wabuze amafaranga, nta n'ubwo ushaka gushima Imana. Byibuze yishimire ko uriho, kubera ko Imana iracyagutije ubuzima. Nizere ko turi kugendana neza. Aya yari amagambo atatu agaruka gakeya cyane mu buzima. Niba wakunda kumva irindi jambo ryiza nk'iri ngiri, kora kuri buto ya subscribe. Kandi wowe uri kunyumva, byibuze ukwiye guhora wizeye ko Uwiteka azagaruka. Igihe icyo ari cyo cyose Uwiteka azagaruka. Nk'umukristo nyawe ntabwo ukwiye gucika intege, ahubwo uhora wizeye yuko Uwiteka Imana yawe izagaruka, kuko ari ryo sezerano twahawe. Kandi uhora utegereje Imana yawe, ntuteshuke rero, kubera ko nuhora wizeye ko Uwiteka azagaruka, ukumva ko isaha n'isaha wajya kubona ukabona Imana iraje. Amasezerano y'ibyo yadusezeranyije arasohoye. Bizatuma ujya kure y'iby'isi, ubashe guhangana n'ibigeragezo ndetse n'ibyaha ibyo ari byo byose. Iki ni cyo kintu cyonyine kizatuma ubasha guhangana nabyo. Kubera ko muri Mika 7 kugeza ku murongo wa 7 handitse ngo: ariko njyeweho nzareba Uwiteka, nzategereza Imana y'agakiza kanjye, kandi Imana yanjye izanyumva. Rero ndagira ngo uhorane kwizera. Ndagira ngo uhorane kwizera. Ibi bitatu tumaze kuvuga rero nubikurikiza urabamanya nanjye ndetse n'Imana ko uri umuntu isaha n'isaha Imana igarutse yatwara mu bayo, ukaba utajyana na sekibi. Byibuze turusheho kumenya Imana rero.
niba aya magambo hari icyo agufashije, bivuze ko no kubona ubundi butumwa bwiza bw'Imana nk'ubu ngubu ntacyo byaba bigutwaye. Kugira ngo ubone rero, niba utarabikora, ni ugukanda kuri buto ya subscribe iri munsi y'iyi video ahanditse subscribe, kugira ngo ibyiza nk'ibi ntibikagucike. Niba uri mu bamaze gukora subscribe kuri iyi channel yitwa Ubwenge Nyakuri TV, mbaye nkushimiye kubw'ubufasha bwawe duhaye. Imana ikomera umugisha utagabanyije, kandi ndabizi neza ko irawuguha. Reka duhurire muri video y'ubutaha, dusangire ubutumwa bwiza buyikubiyemo. Ndasoje rero, shalom, ndabakunda cyane, bye bye.